mbahambe mbahane mbahanure. Ikintu cyangiza izina ryawe si ikintu kinini. Niyo mpamvu murimo kumva abantu bagusha mu busambanyi abo barera. Yego ngo ni bofu, ngo ni pare, ngo muno misimba kwa marene. Bako disi mu nsengere umugabo wa marene amereye nabi. Sinjya ngo uri kwa marene umugabo we ni pare. Sinjya ngo uri kwa anti umugabo we ni anko. Niba umwana yagezemo intanga yabaye intanga yaremye rwabaye rusoro. Reka umwana we ko mu ijuru banamaze kumwita n'izina. Uyu mu mwese ufite dosi ikomeye cyane hariya hejuru. Dara wamukuyemo nshake ntarataha mu kanya muvumure. Tumukureho wamuvumure icyo cyane ntamurikira kare uzamukuyemo wese. Niba wicara hano ukavuza izi ngoma, yego kazivuza tugasirimba umva vuza izi ariko izo muri guma vuza izi ariko bivuza n'izamamaza primus. Vuza izi we kujya kuvuza izamamaza prudence. Vuza izi ngizi kuko zirejejwe kuva zagera hera, zerejwe gukorera Uwiteka. Zerejwe yo mpamvu nuzivuza agomba kuba yejejwe. Umvise uranze se yiri umurimo kumanurira kandi ugende nabi wayura. Aha hantu muhurire mwejejwe, mwihamanuka ngo muhinduke abandi. Wirira hose, winywera hose, wigendana na bose, wijya hose, wikwambara ibya bose. Genda ukwawe kuko uri ikinege ku Mana. Ngira n'ubwoba, nkumva nta muntu ngishaka gusura, nkumva nta muntu nshaka gusangira nawe atazanyanduza. Nkumva nta uzampamagara ngo tujyane kuri parking dore ko bampamagara. Aya muzi impamvu ndatinya umuntu uzambona ndi kumwe n'umubi. Abantu barankunda ndabizi, hari n'abashaka kunyifotorezaho nkigirayo. Igirayo genda nkamwigizayo kuko sinzi uyu muntu nyifotorezaho niba atari umutinganyi. Uyu muntu nyegera yifotoza wabona ari umunywi w'itabi. Uyu muntu nyegera yifotoza wabona ayoboye itsinda ry'abajura bibisha intwaro. Uyu muntu nyegeza ngo anyifotorezeho wabona ari umugabo w'abagore nk'abatanu. Rero kubw'ibyo sinshaka kuza kunyiryaho anyimaringaho anyiyomekaho. Oya kandi namwe mbagiriye iyo nama. Mwe abana b'abakobwa uzi ko hari umuntu wakwifotorezaho ubukwe bugapfa, na fiancé wari ufite n'umuhungu wakuvugishaga atumva. Jackie turagenda tuva mu bwiza tujya mu bundi shushu. Data we gahe ubuhe bwiza Yesu Kristo. Umva yamaze iminsi ajyana y'ibifunguzo byuzuye amashyi bitajyaho bifungura. Byo bifunguzo bibaho abahungu batwarisha abakobwa birimo igikontacyo kirekire cya stauti. Bya bikontacyo bya kera byatsa stauti, byatsa amahirigisi. Ikintu kirya kiresha ni mu rugirya nuko akabizunguza atya n'umukufi. Ubundi yakumva hari kinagiye gufata agahita bikira mu mukaba w'ipanaranga atya kirwa birereta hano
kandi nta hantu bifungura, aba muri geto y'icyumba, nabwo ni rumwe ruhafungura. Rero mwitonde. Kamodoka kawe gafite ubuhanya bungana n'ubwawe, akamodoka kawe muri itiranwa n'ugukita kakane, ariko abantu bazi wowe. Niyo mpamvu Imana ibahe kwezwa. Icyamuye umugoroba ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 11 ukinjizwa ukabarokri, haleluya, ukinjizwa muri liste yabezwa. Ntugende uba mubi cyane, ntukabye kuba mubi. Ubigenzura urebe, nubona hari ibintu watinyaga, bimwe mu byo wakijijwe, ukaba utangiye kugitinyuka no kubihangara, wagiye usigaje amazuba nk'abiri ugapfa, ntabwo uhari kabisa. Ikibazo cyo kutanezerwa mu nzu y'Imana ni ikibazo cy'umwihariko w'umuntu. Hari icyo mu Kinyarwanda twita umuze. Tubishyize mu Gifaransa twasanga ari microbe. Umuze ni microbe. Rero kutanezerwa mu nzu y'Imana na ka microbe umuntu aba yifitiye ubwe, ariko ubundi umunezero wo urahari. Kutabunezerwa rero ni uko wenda ufite icyo wirwariye, uri muzongo, ariko ubundi hari umunezero. Imana ishimwe. Umunezero wo mu nzu y'Imana uruta mariage yemwe bana mushaka gushingirwa, uruta umunezero hagati y'umugeni n'umukwe w'umugabo we. Umunezero wo mu nzu y'Imana uruta gucuruza no kunguka mu isoko, uruta kujya kuzana ibintu mu mato bikarenga Tanzania bikagera mu Rwanda kubideduana. Ubu ni muto cyane. Umunezero wo mu nzu y'Imana uruta graduation z'amadiplome yose, guhera kuri humanité, licence, maîtrise na PhD na za professora. Ibyo zose umunezero mu nzu y'Imana urabiruta. Umunezero wo mu nzu y'Imana uruta urwuri n'inka zikamwa n'izazo, utashye zikavumera. Umunezero hano uruta. Nta mvuga ku biruta, nuko abatagira ibyo byose bajya bawunezerwa. Nta nkwano, nta kibanza, ariko akanezero. Niyiza ayo mashuri navuze, ariko umunezero umugeraho. Haleluya, haleluya. Umuntu ni imfubyi, umuntu ntagira namba, ariko akanezerwa. Uyu munezero urihariye. Bishobotse wajya wirinda ikintu cyose cyawukuvutsa, cyakubuza kuwunezerwa mu izina rya Yesu. Amen. Kandi kunezerwa ni ikintu karemano, ni ikintu Imana yaremanye umuntu ngo anezerwe, kuko kiri mu bituma ubuzima bwe buramba, kiri mu bituma ubuzima bw'umuntu buramba, akamara iminsi, akarama. Haleluya. Kwishima, guseka, ibyo bintu birwanya gukenyuka. Imana ishimwe. Kuri mujye mwirukura munezerwe, nkuko bivuze nyine aranzi ndanezerwa. Genda nezerwa. Ndanezerwa. Nezerwa Imana, kanezerwa abera bayo. Imana ishimwe. Naba nafuzwe nabi, naba nshonje, naba mpaze, naba nkennye cyangwa ntunze, naba ngenda n'amaguru cyangwa ndega, naba mfite iyanjye cyangwa ntayo, ndanezerwa. Ubuzima bwanjye n'umunezero. Abantu banzi, abo twakuranye twarera ngo bazi ko nezerwa. Abanyeshuri tugenge amashuri abanza bazi ko nezerwa. N'ahandi hose natuye abantu bazi ko nezerwa. Ndakwishima je.
ikintu cyose ibyishimo byansaba icyo kiguzi nagitanga ariko nkishima. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Nteranye nkataha nta gisirimba, buriya pastor ntubona igihe bahereye, urabona igihe bahereye nari nkirindiriye igihe mwahereye muririmba turya two kuramya, ndimo mfashwa mu kuntu ariko ndindiriye igisirimba. Kuko nicyo kimvana hasi nkaranduka wese n'imizi. Imana ishimwe. Muzi ikintu gikundira cyane, reka nsige mbakupeje akantu, reka nsige mbigishije akantu, kandi nako mwagakoze mama, ni nko kubankuraja nankujajuma. Nkunda iyo kigeze hahandi amajwi aceceka, tukumva neberu n'ishako, tukumva imyirongi, tukumva ibicuranga byose birimo bivugirizwa Uwiteka. Ndabikunda iyo numvise toutes sortes d'instruments, ibikoresho byose bicurangira Uwiteka. Ndabikunda iyo hagiyemo amashyi yacu, amajwi yo ihori yumva turavuga, ariko mujye mureka yumve n'ibyo bintu nabyo. Imana ishimwe. Nkunda igisimba cyane. Uyu mwaka wa 2023 ni umwaka wa 44 nterana nkijijwe nsenga 44 ndayikurugutuye kabisa, nterana nsenga, numva korari, numva bigisha. Ariko reka ndababwira kandi ushobora kuba ari umwaka duhere muri 89, ubwo ningahera 89 kuza hino, ubwo ngubwo ni 35. Sibyo? Nine. Iyo myaka 34 rero niyo maze mpuye n'igisirimba. Igisirimba cya mbere nakubitaniye na cy'ahantu binyuze ahangahe Bukavu, ukazamuka nko ukamanuka ukagera Buvira, ugatambuka ngo Gifizi, ukagera Ikabera. Hari mu kwezi kwa 8 kwa 89 nahuye nacyo hanze mu Mwembe kwa Mariyamu. aho ha nahagiriye ibihe ntazibagirwa navuka. Nibwo bwa mbere namvise igisirimba, numva kirica inzoka, numva kirakora massage, numva kirakora ahantu hose kuri organe y'umubiri, numva kirakora ku byo bita les veines pulmonaires, numva kirakora ku byo bita artère, numva kirakora kuri za ospla, numva kirakora muri diaphragme, muri za pancreas, kirakora muri estomac, numva kirakora ahantu hose. Numva igisirimba kirantungangira, kimvuye indwara, numva kimvuye indwara. Nkuko muzi kera abapagane bavumbaga, kijya kimpagurutsa ngiye kukivumba.
ngiye kugishakira ahantu kiri, maze nagere bakankundira. Yesu nawe akareba inzara yanjye akakimpa. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Dawidi yaravuze ngo ibivuzwa byose, ibicurangishwa byose, iby'amajwi arenga, iby'amajwi anihira, iby'amajwi mato, byose bivugizwa Uwiteka Imana. Amen. Haleluya. Ubu butumire bwa hano mbumaranye iminsi, nkuko inshuti yanjye yabivuze, mbumaranye iminsi itari mike, kuko iri torero ntabwo ari ahangaha ryakoreye rikivuka. Hari ahantu ryakoreye hepfo hariya, ubanza ari nko muri etaje, ahari riva hasi muri kave, yego rijya ahantu muzi bacuriraga ibintu by'ibisafuriya n'ibimare, rirahakorera. Hariya hose najyaga nakira ubutumire bwaryo. Ni mwibaze kuba nje uyu munsi, nivuga ko nakira ubutumire bw'iri torero kuva ryavuka, none nje uyu munsi. Eida wenda narindiriye ibyuma, wenda narindiriye abana basirimba, wenda narindiriye umucuranzi, wenda narindiriye nguzanyakire, ariko buri igihe nziye nicyo cyo kumana, nicyo cyo, kuko buri impamvu mutavukiye rimwe ni ukugira ngo buri wese azagire umumaro ku myaka ye. Abantu bose babaye impanga, urugo rwagira ikibazo. Sibyo? Uko mwicaye, duhereye kuyoboye gahunda, mubaye impanga, iso yabagendesheje, mwasazira kandi mwamukonsoma ibintu mu gihe kimwe. Mwamukonsoma amata yo kunywa na bibero, mukamukonsoma primaire, mukamukonsoma secondaire, amemuta mukamukonsoma abagore mushaka inkwano, mukamukonsoma ibintu byose, ariko mukasazira rimwe ntacyo mumumari. Ariko buriya gukurikirana, Imana ishimwe, mu gitabo cyo kuva haravuga ngo niyo mpamvu Uwiteka yajyaga yemera yuko abantu bavuka bakurikirana. Icyo yabikoreye kuva igice cya mbere 12 muzabihasanga. Uyu munsi, haleluya, Imana yaduhaye, yampaye ijambo ryitwa kwezwa. Kugira gute? Kwezwa. Kugira gute inshuti zanjye? Kwezwa. Muzi ko ijambo ryitwa kwezwa ritandukanye no kozwa. Ushobora kozwa ntiwezwe. Bakoza bagashyiraho n'imonyi. Imonyi murayizi? Murayizi? Ni bande abagore bogeje ibyansi hano? Ni bande abagore bogeje ibyansi? Abogeje ibya ayiwe wese ndacyakwita umugore mu mubyeyi wanjye. Dore ni murebe umuntu wogeje ibyansi nguri. Uriya ni uzimonyi n'icyogesho cyayo. Imonyi ikuba icyansi kugezwa n'icyogesho yikoresha mu gisaza, gisajishwe n'imonyi. Rero uku kwezwa tuje kuganira si ukozwa nk'uko twoza ibyansi, nk'uko twoza amasafuriya n'amasorori. Ni ukwezwa k'ubugingo. Dusome ijambo ry'Imana muri Daniyeli igice cya 12. Daniyeli 12, ndasoma mpereye ku murongo wa 8 ngere ku murongo wa 10. Iyo mirongo uko ari 2 tuyisome twumve. Daniyeli 12 murongo wa 8 kugera ku wa 10. Daniyeli ari inyuma ya Ezekiyeli, niwe ukurikira Ezekiyeli. Ni ku rupapuro rwa 838.
dusome. Ndabyumva ariko sinabimenya, mpera ko ndabaza nti databuja, ikizaheruka ibindi muri ibyo ni ikihe? Aransubiza ati, igendere Daniyeli, kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanishijwe ikimenyetso kugeza ku gihe cy'imperuka. Benshi bazatunganywa, bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi, kandi nta n'umwe muri bo uzayamenya, ariko abanyabwenge bazayamenya. Amen, amen. Ukurikire, ndaza gusoma ahandi hantu hamwe wenda njya gusoza. Mukurikire. Iki ni ikibazo cyabajijwe na Daniyeli, agisubizwa n'uwamwerekaga iyerekwa yagize. Daniyeli, ese murankurikiye neza? Mureke gusoma rero murebe hano. Daniyeli aba hagati y'itsinda bita les grands prophètes, abahanuzi bakuru batatu, Yesaya, Yeremiya na Ezekiyeli, n'itsinda ry'abahanuzi batoya 13 bahera kuri Hoseya kugera kuri Maraki. Impamvu we ataba muri abo bombi, ntagira aho aba muri abo, mpamvu yirihariye cyane. Haleluya. Nuko ari we muhanuzi utarigeze, reka tuvuge ngo abyimikiwe ngo bigaragaze ko ari we, ahubwo we yazamukiye mu gutoranywa kw'abanyeshuri b'i Babuloni bagiye ku ishuri. Igice cya mbere cya Daniyeli kuva ku murongo wa 1 kugera ku 12 biratubwira ngo umwami w'i Babuloni Nebukadinezari yiyumvisemo gushinga ishuri. Urigenzuye mu masomo y'iki gihe mu mafakulite twiga uyu munsi ni psychology, ariko psychology yarimo akandi kantu ubona kari satanike ukuntu gahishemo ka gipfumu, kuko iyo psychology cyangwa iyo somo, iyo shuri ryabo ryabasabaga ibintu bibiri bikomeye bibereka ko harimo iki, harimo ubupfumu. Ryabasabaga icya mbere kurya ku byo kurya byaterekerejwe, byanyujijwe imbere y'ibigirwa ma, les idoles, idolâtrie. Icya kabiri kirangwa harimo akantu ka esprit satanique, nuko byari obligatoire, byari itegeko, byari ihame ko abo bana bahindurirwa amazina, buri mwana akagira ikigirwamana yitiranwa nacyo, buri jambo kikamubyara muri batise, kikaba kimubyaye. Niyo mpamvu hari utirangwaga na Beri, aribyo birimo bizamo Berushaza, Berutashazari, nibyo bizamo Saduraka, Meshaki na Abedinego. Ayo mazina se bavanye iwabo bahavuye, hari uwitwa Ananiya, hari uwitwa Azariya, hari uwitwa Mishayeli, hari uwitwa Ananiya. Ayo mazina rero nayo bitwaga kugira ngo buri wese agire ikigwamana gimusapotinga d'une façon intellectuelle, mu buryo bwa gihanga no mu buryo bw'imyuka mibi. Daniyeli rero kababwire mwa abantu b'Imana mwe, hari ikintu ushobora guhura nacyo kikaguconfusing, kikakujijisha ukazuba, ubu ibi ndabihagararamo none n'ukuma, nzavanyira umukristo cyangwa ndagiye burundu ndahonongeye. Bicaye babigiyeho inama uko ari bane, yego, baravuga bati ok, du moins plus ou moins reka turwaze twemera amazina ntacyo. N'ubundi umuntu wajya bamuhimba izina, bakamwita Rufangura, bakamwita Mafene, bakamwita Rumanyura amazi, bakamwita ubwo amazina asanzwe bayahimba umuntu. Rero reka nayo tuyemere, tuyitwe, ariko twijyaha, kuko nta wamenye icyo Imana idushakaho hano. Imana ishimwe, kuko iryo shuri ubwaryo ryari rifite amakondisiyo, yego, akomeye mu gutoranya abana baryigaho. Nusoma imirongo wa 6 w'igice cya mbere cya Daniyeli, urasanga avuga ngo umwami, nuko umwami arategeka ngo
bagende batoranye abana bazaza kwiga ku ishuri, yego, barebe, nimwumve kambyite principe, mwumva amahame yo gutoranya, bahere ku bana b'umwami, bakomeze ababatware, yego, abaki babatware, ngo bakavanazi meyazi, bamanuke abagitifu, batyo batyo. None bageraho ngaho babona bose bamaze kubabona, banatoranyemo n'ab'imfura bandi ariko batagira inenge. Mu nenge hazamo ibintu byinshi buriya, nubona uvutse nta nenge ufite ubishimira Imana. Mu nenge hazamo ibintu byinshi, hazamo kugira ibirenge bibwase hasi nk'iby'imbata. Urabyumva? Gwiki buriya ijambo inenge muri bya bifite ibintu byinshi bisobanuye. Ntabwo nshaka kuzivuga zose hatagira uwumva hutaye bikamukomeretsa wenda, ariko ntiyagombye gukomereka. Izuru rihotoye ntiryari ryemewe. Kugenda ukomanya amavi cyangwa ufite imitego yo gutya ntibyari byemewe. Ibyo byose byari inenge. Iby'amatware leta cyo ugasanga utukura leta kujya kuregera aha, byose byari inenge. Murabyumvise? Noneho shyiraho n'ibi bintu byitwa amazingiro rero, nkuko muzi mu batunzi tugira icyo bita inka zizira. Abana se barabizi ibyo ngibyo? Ubona uko mwazibayemo se? Bangahe se bazimo bakira hanga? Hari abavukiye abatazi natazi. Amazingiro atuma inka yaba inzizi, nkikaba yazira ibintu runaka. Hari izira izuba, hari izira umugore, hari izira iwe abakamyi, hari izira umukami. Tuzavuga mu mwanya wabyo. Twataramye igisimba kirangiye. Amen. Ibyo byose rero byari ngombwa kubirebaho mu gutoranya abana bagiye kuri iryo shuri. Mwumve namwe, mutekereza abasore b'urubyiruko bamanutse i Buyuda n'Isiraheli bagiye hehe? I Babuloni, kumva iyo selection, kumva iyo ngo iki yemwe ba, kumva iyo selection ishobora gufatamo abana bane bo mu Bayuda. C'est très important. Ni ikintu gikomeye cyane cyakozwe, kumva Imana itunye bane bo mu Isiraheli batoranijwe, bakaba bagiye kwiga kuri iyo kaminuza. Danieli na bagenzi be, Bibiliya irambwira ngo bagambirira mu mutima kutaziyandurisha ibyo kurya by'ibwa. Oh my God! Reka mbabwire inshuti za Kristo, nimunyemerere twige kugambirira. We abantu bagambirira, mu kugambirira hazamo icyo bita determination, décision, être décisif, être déterminatif, kuba umuntu wiyemeza. Ntabwo ari kwiyemeza imirimo, kuba umuntu wiyemeza, kavuga uti c'est ma propre décision, nzarinda ndongora cyangwa ndongorwa ntakoze icyaha. Point. Ntabwo ari umuhigo uhigiye mu nama ya guverinoma, ntabwo uhaye his excellency, ntabwo uhaye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano, ntabwo uhaye ububanyi n'amahanga. Ni decision ufashe ku giti cyawe, nta n'uzaza kugenzuramo, ni we n'Imana. Kavuga utumva zashyingirwa ntarakora icyaha cy'ubusambo. Ni decision washaka yifatira hanga. Cyakabiri, wamana we, nzarinda saze kanyoye igisindisha mu kanwa kanjye. Bijuka kidesida abagiye badashyizeho inkoni, leta idashyizeho ibiterane byo kurwanya ibiyobyabwenge, no, ukakidesida gusuka vuga umva, c'est ma décision. I will never drink the drugs. Sinzanywa igisindisha icyo ari cyo cyose. Iyo decision kavuga utumva, ndadesize, ni umwanzuro wanjye. Sinzambara ipantaro impurubuka nubwo ndeba arizo zeze mu mujyi wa Kigali. Nzambara ipantaro iri mu rukenyerero rwayo hano, nzambara ipantaro imfata.
idafashe nshyireho umukandara. Itangwiriye ku mpamvu runaka wenda nananutse nataye ibiro nzashyiramo umukandara, nawo nibyanga nyibiki nzabanza ngere mbyibushye. Ndashaka kubabwira ko yego ikintu bita kugambirira kigaragaza ubutwari. Kugambirira kandi ntugamburure, kugambirira ntuzave ku cyo wagambiriye, ibyo ntabyite ki ubutwari. Hano muri bihanditse ngo icyo yarahiye naho cyamugirira nabi ntabwo ajya yivuguruza. Haleluya. Nihuse umuntu ugambirira, umukristo ugambirira, Imana yihutira kumushakira support. Ndaje mbibere cyane. Umukristo ugambirira, amen, haleluya. Un chrétien qui détermine, umukristo ugambirira akiyemeza, Imana imutera inkunga yo mu by'umwuka no mu bifatika. Imutera inkunga d'une façon charnelle, corporelle et spirituelle. Gutera inkunga y'ibyifatika byo mu mubiri n'imbere mu bugingo. Mana ishimwe. Ariko uzigambirira ibintu nk'ibi muri abana bane muri kaminuza nkuru y'igihugu, nkuko muzi UR ikiri Butare. Muri mwe ntabari mu bahazi cyangwa bahize. Uzi kugambirira ukadesida ibintu nk'ibi muri bane mu kigo cyose. Ntimuzitunga, nta kantine nk'ibi byanyu mwiriza, nta visite ngo bazadusura ku cyambere cy'ukwezi kwa gutaha. Muzarya ikirere, muzanywa ikirere, nimwanga ibiryo. Ariko murinzi w'abanyeshuri ashaka kubatera iki ubwoba, hagati y'imwe mugiye kunshisha igihanga basha, mugiye kunshisha iki igihanga. Umwami nyiri igihugu n'abasura agasanga murahorose, narazonzwe muri iminambe, muri mihorote, kizaba ari cyaha cyancisha umutwe. Namba bari mukemera kuyinyamaho boyiro izumutse izokeje mukarya bashaka. Namba bari mukajya muri nyamwa ko mureba kuri buri munsi babaga imfizi ibagiwe abanyeshuri, mwari inyama mwabana mwe ntimunkore. Daniel ati reka nze nkubwire rero, ntakubwiye wagira ngo ntituzi kuvuga, kandi ntakubwiye wagira ngo ntitwakubwiye ibyemezo byacu. Dore ibyemezo byacu hano ku ishuri. Twagambiriye kutarya ikintu cyose cyatambutse imbere y'ikigwa Mana. None humura, ne pas peur, gerageresha abagaragu bawe ibishyimbo, bishyimbo n'amazi, bishyimbo mubyita umubaga, abandi mubyita inkarago, tanga impirike se tuko mubyita. Gerageresha abagaragu wawe iki ibishyimbo byitwa umubaga n'amazi magezi. Data we ubu muri rata n'Inyange na Nili na Huye na kandi n'Agashya, ufite utuza ahangaha hanze, ufite utuntu tw'utuza aho dupfundikiye twa gisirimu. Baba data we mwese nayo mu ngo zanyu mwarayazindutswe kubera Nili. Huye ahajya na Huye hajyaho Nili, Inyange kandi utwo tuntu twose twanuki. Ufite amazi ahangaha, ufite amazi, ufite ngo hari n'iki najibu na hari ikiri kizo kitwa oganja niba ari kisi muzibizi mufite famwe biribunza. Bariya bari batari bagira nk'aya ngaya sukuye.
no kubizamura mu kibindi cyangwa mu kidomoro mudahaturenza gushyimbuza. Ikindi gikomeye cyantangaje, baravuga ngo bidukorere mu minsi 10. Aye madame, byitwa nutrition, imboneza-mirire, urabiziho? Buriya muzi ko gutungana twese turateraniye aha ngaha mu byo bita nutrition, yego, mu mboneza-mirire. Nta mwadurite, nta muntu ungana nkatwe, nta muntu ukuze ubu ubyibushye mu minsi 10. Nubwo warya amagi n'imishwi n'amaguru n'amaboko, nubwo warya imineke n'ibishwa byayo bakakwengera mu nda cyangwa bikabitaramo, nubwo warya ubunyobwa bw'igifute butasutsemwo amazi, nubwo waramukira ku kivuguta akaba icyo wirirwa ukakirarira, iminsi 10 enadurite ntabwo babyibushye. Iyo changement, iyo mpinduka iba ku mwana gusa uri kwibere mutoya w'uruhinja. Niyo mpamvu mubona basubiye kubapimisha no kubateza urushinge rwa kabiri mu kwezi kumwe gusa, ugasanga yongera amagarama angahe? 400, 500, 700. Nabwo iyo yarengeje bavuga ko ari mu gukabya. None abahungu bahagaze mu kwizera, haleluya, abahungu buzuye ukwizera, abahungu Imana yateye inkunga yo kwizera, abahungu bahagaze mu byemezo. Dore baragira batumva 10 jours, minsi 10. Iyo nirangira uzazo turebe, kandi uzatinye kutumurikira umwami, nawe azaza arebe maze. Yesu we, uzi ko iyo minsi 10 yarangiye umwami akaza. Ntabwo byari imikino, ntabwo byari blague. Minsi 10 yararangiye umwami araza, akora visite, asura abanyeshuri, ariko aza yatagetinze, yagize gute yitumye cyane babandi. Mvuga ijambo ry'Imana rivuga ngo asanga nta basore ngo asanga nta musore mu ishuri ry'i Babuloni umeze nka ba Danyeli. Haleluya! Natangaye ngo asanga nta muntu ubyibushye nk'abariya ba Danyeli uko ari 4. Yego, cyo kirabanza kiratsinda kiravivura. Icya kabiri, abakora ibyo bita compréhension du texte. Compréhension no gusoma ibintu, yego, ugakora lecture, warangiye gukora iki? Compréhension. Donc ukagira ukayivuga, ukayikoramo présentation, summary. Yego, asanga baraza imbere. Urete wumva se ikindi cya gatatu, kucyo bita eloquence, kumenya kuvuga ukabyara we ku bintu byose, ngo bakavuga neza kuruta abandi. Mana ishimwe. Hepfo hari akantu kariyo gapfunyitse nshaka kubaha, kabamba ariko muri ibyo byose ngo Danyeli akaza imbere. Muzi impamvu ari wazaga mbere? Niyo yayoboraga izo nama, niyo wazanaga ayo mayidi, ibyo bitekerezo kuri bene se. Witeka arakuzi ibitekerezo byiza ujya uzanira abandi, arakuzi ibyemezo byiza ubafatisha, arakuzi mu miyoborere yawe, arakuzi icyo cyamutera kugushyira hejuru. Rero kandi ntabwo uri bubyizere kuko ntavuze ngo ni kwivuza, ariko ntacyo uzabyumva byabaye, nibwo uzabyibuka. Ijambo rirambwira ngo maze umwami, haleluya, abonye ubwenge buri muri Danyeli. Mana ishimwe. No kwitegereza, ntabwo nari navuze observation, kwitegereza. Abonye ubwenge buri Danyeli mu kwitegereza, abonye ukuntu ari eloquent, ari intyoza mu kuvuga. Oh my God.
garagatuye umwana nkwiye kumugira premier ministre w'iki w'intebe. Ikindi kandi akaba ari nawe uyobora umujyi. Yari afite inshingano ebyiri: kuyobora umujyi w'i Babuloni no kuba minisitiri w'iki w'intebe. Ijambo rirambwira ngo ibyo bimaze kubaho, ahita asabira ba bagenzi be batatu intara, babahaza province, umwe y'amajyaruguru undi amajyepfo burasirazuba. Abana basenze Imana barakiyobora mu izina rya Yesu. Abana basenze Imana biyemeje barakiyobora. Haleluya. Muri iyo minsi Imana ishyiramo akantu ko kurota. Umwami agira ate? Ararota. Tubirenge arazisobanura. Iminsi mike Imana imaze kumuhana na Berushaza umuhungu we nawe arahishurirwa. Habura ikiganza cyari kurusika, habura umuntu wabimenya, kandi bimuhagaritse umutima. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo yicaye nk'uku k'uyu mudamu n'umugabo we, ngo aramuhindukira ngo ati mutware wanjye, wigumya guhagarikwa umutima n'ibyo ubonye, urinde gukanura amaso bikuyobiri ku ngoma ya so ariwe data bukwe hariho umuhungu witwa Daniel wari mu mwuka w'Imana. N'uburo ntabwo aragwa, ntarangwa itabi, ntabwo ariyandurisha isi. Umwuka w'Imana aracyari muri we. Muhamagaze urebe. Iriya nyandiko rasigaye gusobanuriye. Ubwo buryo yamuhamagaye arabisoma aragenda. Usu wa kabiri Berushaza, Dariyo abaraje imyingoma umumedi. Dariyo akurikira amateka asanze yarubatse aho ngaho, akurikira amakuru ye yumvise. Gusa icyo yakoze yamushatseho ubucuti. Gatuva uranshuti pe, kuko ibyo numvise mu mibanire yawe na Nebukadinezari, ibyo numvise wasobanuye ku gihe cya Berushaza, mbese uko numvise uvuga, ukwiriye gushakwamo ubucuti, ukwiriye kuba inshuti. Amushakamo iki? Ubucuti. Ubwo bucuti rero nibwo bwavuyemo dayimoni y'ishyari. Inteko, wibaza kugira ngo inteko iterane ishinga amategeko yo muri Babuloni, iterane y'igitegeko iritore, itarimo kuryigira development rural cyangwa urbain, itaryigira kuzamura uburezi, iryigira gusa kwica umuntu. Nta yindi objective. Kandi abadepite bakaritura. I Babuloni bararitoye. Naho kumva ikigamijwe, aragira ngo nirimara kujyaho rizafate nde? Daniel. Ririzwe, riremejwe, ratowe. Datawe. Umwami agira ate? Ararisinya. Rimaze kwemezwa bati ngaho rero nyakubahwa nimwarisinye. Ibintu rero twamaze kwiga wanasinye. Daniel ntabyitayeho, kandi wemeje ko uwo bigwaho wese ashobora mu rwego rw'iki. Mwami yibuka umutwe, yibaza ukuntu yarisinye n'ukuntu ryizwe. None ryari ryo gukora kuri nde? Kuri Daniel mucuti we. Okay. Ati mu bamedi n'abaperesi nicyo twivuguruza ngaho mugende mushyire mu bikorwa. Baragiye bashyira mu bikorwa, Daniel ashyirwa mu rwobo rw'intare nk'uko itegeko rivuga. Ariko ngo iryo joro umwami ntiyasinzira, ababarwa n'uko itegeko ryatowe nta kindi kigamijwe ari uguta Daniel mu rwobo rw'intare. Birambwira ngo mu rukerera ntiyarinde ku museke utambika, arizindura, kandi ngo yahamagaye akiri kure. Wewe Daniel we, mugaragu w'Imana ukundwa cyane, mvira amashyizemo, mbese Imana ukorera yabashije. Ako kantu kitwa yabashije, ako kantu kitwa yabashije karavuga ko mu by'ukuri
ntabwo umwami yumvaga ko intare zirijwe ubusa 7 zaba zamubeshejeho. No kuza kureba nuko yigeze kumva avuga ko hari Imana ikomeye, yaba yabashije kukurinda avugiramo hasi aho ati karame ya Mana nkora yandinze, kuko ari nawe ntacyo nabacumuyeho. Yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye, ndi muzima. Ahita ahamagaza abo kumuzamuramo, bamugejeje hejuru. Nimwumve ijambo ryabayeho, kandi iryo jambo Imana yarikora no kuri twebwe ab'iki gihe tubaye abantu biyemeza tukayikiranukira. Yesu avuga ati mva, ndashaka umuntu wese wicajwe mu nteko no kwiga iri tegeko, ndashaka umudepite waritoye, ndashaka bashyize mu bikorwa iki gihano. Donc ndashaka everybody, umuntu wese wagize uruhare ko Daniel ashyirwaho. Umve, ndashaka n'abashyize mu bikorwa, ndabashaka. Baragiye barakukumbye bose barabazanye. Bibiliya irambwira ngo bahabagejeje bakibarohamo, ngo intare zabasamiye mu kirere hejuru zibamenagurana n'amagufwa yabo. Mbese abari hejuru bakumva intare ikoco y'urubavu ngo koco umusaya, koco inzasaya, koco urutugu. Kandi niko baboroga, nta n'uwapfaga ako kanya. Bamanukaga baburuga, ababigizemo iki uruhare, baburuga bataka. Babarira nkubwira ijambo mpagaze hano, wari uzi yuko Imana igiye gufatira icyemezo ababigizemo uruhare? Anyone, buri wese wagize icyo bita role mu mibabaro yakubabaje, uruhuza urebe icyo agiye gukora. Niba warabanye n'Imana neza, uruhuza urebe kandi igiye gukora. Kanshyirira ahantu hatari muri agenda, aha kandi kirahangaha ababigizemo uruhare. Kuko nasomye ijambo nsanga Imana ni Imana ibabarana natwe. Haleluya. Donc notre Dieu souffre avec nous. Il souffre avec moi. Quand je pleure, il pleure. Yondirirarira, yonihiraniha, mbabayirababara, yondibwiraribwa. Ni Imana ibabarana natwe. Yiri umwana wayo mwiza. Haleluya. Ni Imana ibabarana nawe. Nihuse, Daniel yakoze ku ngoma z'abami 4. Nebukadinezari, Berushaza umuhungu we, Dariyo na Kuro. Bangahe? 4. Ariyo mpamvu igitabo cye kibamwe ibice 3. Hari cy'amateka ye n'Abisiraheli. Yego? N'ikindi cye cy'ubuhanuzi n'amayerekwa, ariko yagiraga kuri bande ku Bisiraheli. Buriya hari abantu bafata amayerekwa ya Daniel bakayazana muri kino gihe, kandi yerekwaga yarabyerekerwaga Abisiraheli. Cyokora igice nasomye cya 12 n'icya 11 kikibanziriza, amen amen, byombi ni ibyitorero. Aha dora twitaya ibice byombi muri teoloji babyita l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Ibyahishe by'isezerano rishya nako rya kera, ibyahishe by'isezerano rya kera.
naho l'Apocalypse du Nouveau Testament bikabira bya Yohana yeretswe. Uyu mugabo rero reka nihute ndi kunasoza. Umugabo wagiye yumva wa muntu wamwerekaga ibyo yeretswe byose, kandi yagize yerekwa pe rinini rirerire ntafite umwanya wo kuvugaho, inyamaswa zitandukanye, yego, iry'ibihe bitandukanye, iry'ibyago bitandukanye. Imva yagize amayereko, ngo ajye kumva yumva wamwerekaga atangiye kumusezeraho ati sawa musigara amahoro rero, ye usigara amahoro Daniel, bye, see you. Ngo natugura ngenda nyutuze wigenda, hari akantu utarambwira, nakugireho umugisha, uranyereka, urambwira, ariko vraiment hari akantu nshaka kugenda tuvuzeho. Amen. Yemera tuvuge ku kizaheruka ibindi. Torero ry'Imana so kubohora n'ahandi bazabyumva, kuko ndabizi bizumvwa n'abantu benshi isi yose, abazungu n'abirabura, abakire n'abakene, abize n'abatarize, abagabo n'abagore, abakomeye n'aboroheje, bose bakeneye kumenya ikizaheruka ibindi. Muri radio hageze kuba akaririmbo, amanyo ansanga mukazi, mugize amahirwe mwagasanga muri karahanyuze, kandi mu gihe mutari mwagasangamo ndakabaririmbira gatoya. Mbese ko bucya bukira amaherezo azaba yahe, mbese ko bucya bukira amaherezo azaba yahe. Iyo ndirimbo irimo muri radio Radio Rwanda rwacu y'u Rwanda, iyo ndirimbo irimo. Icyo ntari bwibukiye ni umuhanzi nyirayo, ariko irimbi baza ngo ko mbona bucya ukongera bugacya, ejo bugacya, amaherezo. Biriya bintu bifite amaherezo nabyo. Ngicyo rero Daniel yabaje ati mbabarira umbwire the last end, niki kizaheruka ibindi, niki mbabarira umbwire kizaheruka ibindi. None umwigisha wa Daniel yumva Daniel abajije ikintu gikomeye cy'ingenzi mu buzima, cy'ingenzi ku mukristo, cy'ingenzi ku isi yose, kandi nubwo umwigisha wa Daniel akizi ariko ntiyemerewe kukivuga. Ubwambwira ati I'm sorry my friend, I'm so sorry, babarira vure munyihanganire, ikintu mbajije kirakomeye kandi kirahishwe, ku buryo nyir'ububasha bwose yagifatanishije iki kimenyetso, agenda aragifunga rwose. Uko Daniel yunamiriwe uko nguko, ababarwa nuko atabonye igisubizo, yumva aramubwira ati icyakora uzi iyo wari ubuze igisubizo, bari bagushwishkurije baguhebeje rwose, uvuga uti ubu ndagiye ngendeyeho, ukumva rero ati icyakora. Icyo nakubwira Daniel, nawe ntukigire ubwira uzakibwire abandi, umenye ko muri iyo minsi abera bazezwa
bagatunganywa bagacishwa mu ruganda, ariko ababi bo bazakomeza gukora ibibi. Kandi ibyo bintu nta muntu uzabimenya, ayo mayobere nta muntu uzayamenya, ariko abanyabwenge bo bazayamenya. Itorero ry'Imana nasuye uyu munsi, ikibazo mfite mu myaka maze nkijwe 44, mbona nkumva ndashegeshwe niyo mbonye umukristo witwa Kristo ari n'umunyabyaha. Uko mbivangura ngira n'ubwoba, nkumva nta muntu ngishaka gusura, nkumva nta muntu nshaka gusangira nawe atazanyanduza, nkumva ntawe uzampamagara ngo tujyane kuri pakini dore ko bampamagara. Aya muzi impamvu? Ndatinya umuntu uzambona ndi kumwe n'umubi, izina ryanjye rikangirika. Muracyumvise? Mumenye ko ikintu cyangiza izina si kinini. Nimunyumve mbahane mbahanure, ikintu cyangiza izina ryawe si ikintu kinini. Kuko mu Kinyarwanda bavuga ngo mbwira uwo mugendana, ndahita nkubwira uwo uriwe. Bantu barankunda ndabizi, hari n'abashaka kunyifotorezaho nkigirayo. Igirayo, genda nkamwigizayo, kuko sinzi uyu muntu yifotorezaho niba atari umutinganyi. Uyu muntu nyegera yifotoza wabona ari umungu w'itabi. Uyu muntu nyegera yifotoza wabona ayoboye itsinda ry'abajura bibisha intwaro. Uyu muntu nyegeza ngo anyifotorezeho wabona ari umugabo w'abagore nk'abatanu. Rero kubw'ibyo sinshaka kuza kunyiryaho, anyimaringaho, anyiyomekaho. Oya, kandi namwe mbagiriye iyo nama. Yemwe bana b'abakobwa, uzi ko hari umuntu wakwifotorezaho ubukwe bugapfa, na fiancé wari ufite n'umuhungu wakuvugishaga atumva. Jackie, ifoto nabonye kuri Instagram, Twitter ya postings yashyize hana, mu by'ukuri uwo nabonye mwari kumwe niwe nzise ubwo. Ese Jackie, umva sheri, ni wowe wari uhagaze cyangwa niba abana bagira iby'ikoranabuhanga ukabura icyo usubiza pe, kuko wahagaze iruhande rw'umuntu mubi. Iyi mpamvu Dawidi yavuze, ona mishari, arahirwa umuntu utagendera mu nzira y'abanyabyaha, ntahagararane n'abakobanye, ntiyicarane nabo, arahirwa. Ndabizi ko nkunzwe, nukuri ko ndabizi ko abantu bankunda. Ndabizi, yego sinzi umubare, ariko nzi ko hari abantu bankunda. Ibyo byose namwe kandi nankunda kandi nkubwira, ubwo mwagira igisimba badufotoranye mwebwe ntabwo nabahunga. Itonde hatagira umuntu kwicira izina. Wirira hose, winywera hose, wigendana na bose, wijya hose, wikwambara ibya bose, genda ukwawe kuko uri ikinege ku Mana. Hallelujah. You are unique. Uri unique, uri ikinege ku Mana.
izina ryawe rikamenyekana, n'imodoka ugendemo ikamenyekana, na plaque yo bakayimenya. Hariyo mpamvu bazitunze mwese, mbabujije gupfa kuzitiza abo mubonye bose, atazayiparika kwa maraya. Yayiparika da cyane ko n'imbere yajyaga ajyayo n'amaguru, cyangwa akajyayo na moto yanyagiwe, cyangwa akagezweyo n'umunyonzi. None ubu aragenda yiparikeyo, maze amutware uruhu n'uruhanda, amutware ibihaha byose. Ntugira ati iyi kari ureba, iyi kari ureba ni shyashya niyo muri no minsi. Turagenda tuva mu bwiza tujya mu bundi shushu. Data we, bwahe ubuhe bwiza, ubuhe bwiza, ubuhe bwiza. Yesu Kristo, umva, yamaze iminsi ajyana y'ibifunguzo byuzuye amashyi, bitajyaho bifungura. Ibyo bifunguzo bibaho, abahungu batwarisha abakobwa, birimo igikontake kirekire cya stawuti, bya bikontake bya kera byatsa stawuti, byatsa amahirigisi. Ikintu kirya kiresha n'impuru girya, nuko akabizunguza atya n'umukufi. Ubundi yakumva hari ikintu agiye gufata, agahita abishyira mu muka w'ipanaranga atya, kirwa birereta hano, kandi nta n'ubifungura. Aba muri geto y'icyumba, nabwo ni rumwe ruhafungura. Rero mwitonde, mwitonde. Akamodoka kawe gafite ubuhanya bungana n'ubwawe, akamodoka kawe muri itiranwa, nubwo ukita kakane ariko abantu bazi wowe. Niyo mpamvu wirinde, wirinde tazayitiza umuntu bikagukoraho, zayimutiza yibishe n'ibandi n'ingegera butwe. Uzagutira ukumva ugize umutima wo kugira icyo umukorera, yego ukodeshereza. Cyangwa ukore mu ikofi gutya, umuhe 10 utigenda ufata umumotari akugezeyo. Na mbere hose uritoza imodoka ntayo ufite. Nabwire nimugirize mu bideterminatif, mu abantu biyemeza, mu abantu biyemeje, mu abantu banzuye, mu abantu badesize kuba abakristo. Kuko turi mu minsi yo kwezwa, kandi icyo gihe turimo twezwa cyane, nibwo abanyabyaha bari kujya gute kubikora cyane. Urumva tugomba kwitonda mwebwe. Niyo mpamvu mbona mbabwira gusa, niba wicara hano ukavuza izi ngoma, yego kazivuza tugasirimba, 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 umva, vuza izi ariko izo muri guma guma no. Vuza izi ariko bivuza n'izamamaza Primus. Vuza izi we kujya kuvuza izamamaza Prudence. Vuza izi ngizi kuko zirejejwe, kuva zagera hera zerejwe gukorera Uwiteka, zerejwe. Yo mpamvu nuzivuza agomba kuba yejejwe. Yumvise, uranze se nyiri umurimo akumanurire kandi ugende nabe wayura. Aha hantu muhurire mwejejwe, mwihamanuka ngo muhinduke abandi. Mwezwe muri aha, mwezwe mwahavuye, mwezwe mwatashye, mwezwe ku ishuri, mwezwe muri vacances, mwezwe mu minsi mikuru, mwezwe no mu yisanzwe, mwezwe nijoro, mwezwe no kumanywa. Mubabera ngo Kristo ari uwera. Mwezwe muri mu Rwanda, mwezwe muri no mu mahanga, mwezwe muri bisi no muri gari ya moshi, mwezwe mu ndege no ku bibuga no mu hoteli, mwaba Kristo. Kuko mwaririmbye kenshi ngo nzahora ndiwe. Mu bintu bingahe ugeze ryari? None se ubwo nguko mugeje ko mutageje kugupfasa, ko muretse ubukristo mutageje kugupfa, mwabaye bakristo kugeza kugupfa. Rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo
igice cya gatatu. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya gatatu umurongo wa 13 wonyine. Saha yacu yo gusoza nayo irabigeze. Mwahageze? Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya gatatu umurongo wa 13. Mbese ko Timoteyo n'inzandiko ze ziri inyuma gato y'inzandiko zose za Pawulo hirya y'Abatesalonike ba kabiri. Soma uwo murongo 3:13. Kandi abantu babi n'abiyita uko batari bazarushaho kuba babi, bayobya bakayobywa. N'abashukanye yego bayobya aba bayobya umukobwa avuga icyo bayobya, ariko nabo bagire aba bayobya. Abantu babi n'abiyita uko batari bazarushaho kuba babi. Aha nshatse ko mwumva, ndashaka kumva hangaha. Aha nshatse ko mwumva, umva yewe muko, umva mwana, umva bacyo dore ko bivuga. Abantu babi n'abiyita uko batari, yego, qui n'auront pas de chance, nta mahirwe yo kwezwa bemerewe. Donc iyi chance ya purification, iyi chance ya sanctification, aya mahirwe yo kwezwa ijambo ry'Imana, Imana yemerera bera, yego, bo nta barura. Yego, umva ikintu kibi cyabo, ariko abantu babi abiyita uko batari bazarushaho kuba babi, bayobye nabo bayobywe. Mwibaze namwe kuba hari amahirwe yo kwezwa Imana yohereje mu isi, yohereje abera, ariko hakaba hari abantu turi kumwe hano mu rusengero batandikiwe ayo mahirwe. Donc bari en écart, bari à côté. Kwezwa ntibibarora, igikorwa cyo kweza si icyabo. Ils n'ont pas de part, nta mugabane babifiteho. Uhite mwumva ububi bwabyo. Kandi abo bantu tukabana mu rusengero, tukabana mu mirimo, tugakorana, yego, bakaba babika umusanzu wacu, urugendo rwa bisi twakoteje, babika ibya korari, twanabatuma ku bana bari ahantu. Urumva bene uwo kumuha umwana ngo amujyane amugeze i Nairobi, nko kubwira inturo ngo nimenye izi nkoko n'imishwi kugeza zose zicutse, nko kubwira ingwe ngo nimenye izi hene zose n'amashashi n'izavutse. Ingwe uyibwira iyi famu yose y'ihene uyimenye, ugashyiramo n'inyana z'imicuko z'imikurira, ngo wangwe ngo uhaye akazi ko kuragira. Muri iyi minsi gufata umuntu utezwa utari mu mushinga wo kwezwa, ukamushinga ibintu n'abantu, ubahaye urupfu, ubahaye Satani. Iyo mpamvu murimo kumva abantu bagusha mu busambanyi abo barera. Yego, ngo ni bofu, ngo ni pare, ngo muno misimba kwa marene, bako disi mu nsengere ngo umugabo wa marene amereye nabi. Sinjya ngo ubwo uri kwa marene umugabo we ni pare. Sinjya ngo uri kwa anti umugabo we ni anko. None ko baba maze
ko twafashe ihene tuziragiza ingwe. Imana ibahe kwezwa. Icyamuye umugoroba ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 11 ukinjizwa ukabarokri. Haleluya, ukinjizwa muri liste yabezwa. Ntugende uba mubi cyane, ntukabye kuba mubi. Ubigenzura urebe, nubona hari ibintu watinyaga, bimwe mu byo wakishijwe ukaba utangiye kuyitinyuka no kubihangara, wagiye usigaje amazuba nk'abiri ugapfa. Ntabwo uhari kabisa. Wasirimba, wabyina, wahimba, wahanga, waramya. Niba hari ibintu watinyaga watangiye gutinyuka, ntuhari kabisa. Tugufite. Imana ibahe kwezwa. Kureka mubwire nsoze, ibi bintu bifite amaherezo, kandi ayo maherezo nta yandi ni impanda ya Kristo igiye kuvuga. Itorero rigataha kandi tuzazamurwa uburyo burenze mekanizme zose. Imbaraga zizatuzamura zirenze sanseri, zirenze imigurukire y'indege, zirenze uko icyo gashikirujuru kigenda, zirenze pilonaje ya bombe. Imbaraga zizatuzamura ngo zizabikora mu kanya nkako guhumbya. Ibaze mu kanya nkako guhumbya Yesu azaba akoze operation yo kuzura abapfuye bizera. Nibo bazabanza. Mana ishimwe. Twebwe bazaba tukiriho, nibo tuzaba tucyari, duhindurwe kisha twende kumuraki mawinguni, tumusanganire he mu bicu. Iyo operation yose mwumvise irimo kuzura abapfuye bizera, irimo guhindura twebwe bariho n'abazutse no kutuzamura, twese iri mu mwanya nk'uwo. Niyo mpamvu biriya ubona abanije muri eschatologie byayisho. Niyo mpamvu biri ivuga ngo isi yose, tous les gouvernements, amareta yose ku isi yose azagira ikibazo cyo kubura abantu. Ku isi yose hazabaho disparition, ibura ry'abantu. Abashoferi b'amabisi, abapilote b'indege, abamotari ba moto, bari muri kontwari duvante bacuruza, umva abantu bazabura. Kandi icyo kintu cyo kwibaza aho bagiye kizamara imyaka 3 bakiburiye igisubizo n'igice maze. Umva se 3 n'igice guverinoma zarakoze ibishoboka byose, polisi yarakoze, Interpol zarakoze, ibintu byarakoze, amajimeri yarakoze, ye data we, za kamera zarakoze, baragiye gushakisha. Ibaze nawe ikintu kamera itazafata, kandi kamera yisubije inyuma ikwereka byatambutse byose. Hari ibyo kamera ntizabifata. Inda zizabura, abana mu mugongo babure, nujya gusimbiza usanga wumva ingobyi iri vite. Ari ku murongo ujya kwa muganga mwagiye kwipimisha kugira ngo baguha kanini ka vitamine, bakurebere ku mwana ameze neza, kuva ku murongo mutangira wahageze rwose wegamye cyane igikanzu cya mariniyeri gutya, ariko bakugezeho basa. Iyo mpamvu birivuga ngo abagore bonsa hamwe n'abatwite muri iyo minsi bazabona ishyano. Kizaba ikibazo. Impamvu kuri gukizwa neza, kandi icyo mbabwiye nicyo gihesha agaciro gusama.
Niyo mpamvu umuntu wese wasamye yasama par accident atabiteguye, yaba yabiteguye, reka umwana abeho ko mu ijuru bamumenye mbere yuko yinjira. Donc ovulation, yego, fécondation, conception, ibyo byose ni terme génétique, n'imvugo zigendanye no kubyara. Niba umwana yagezemo intanga yabaye intanga yaremye rwabaye urusoro, reka umwana abeho ko mu ijuru banamaze kumwita n'izina. Bamukuyemo mwese ufite dosiye ikomeye cyane hariya hejuru. Dara wamukuyemo nshake ntarataha mu kanya, muvumure tumukureho muvumure icyo cyane nta muri kirahari. Uzamukuyemo wese, nakumenye ntarakurema, nakwejeje utaravuka, utaraba urusoro mu ndanyoko. Ngira umusego wanjye kurivuga iki? Nugafite ubu ngubu karimo yarakavanye ahantu mu irogi, nta mariage yabaye, akaba ari muri operation na muganga n'umudokiteri uzagakuramo amavi hano. Wibeshye uyu munsi ukurenge kandi wari ukwezwa. Wenda wibwire ngo uzezwe ejo, ejo ntabwo ari ahawe. We have today. Munsi dufite n'uwuhe? Ejo ntabwo ari ahacu. Ahacu ni ryari? Ni nonaha. Twuname gatoya twese. Twese twuname imbere y'Imana gatoya. Twese twuname imbere y'Imana gatoya. Dutekereze ku magambo twumvise. Dukore ka meditation gatoya. Tureba aho umwuka yaba yavuze ku byacu, maze twishyire Yesu tumubwire ngo turaje. Ndaje unyeze data, ndaje umbabarire, ndaje. Nabonaga ngenda nanduzwa cyane, nanduzwa. Nabonaga ngenda hari ingeso nigana. Ndaje ngo umbabarire unyeze, mbe mu mubare w'abarimo kwezwa no gutunganywa no gushika mu Rwanda. Nkura mu mubare w'abarimo kugenda baba babi cyane. Mbese hari umuntu ubishaka ngo arambure ikiganza gutya? Manika ikiganza niba ubishaka, haguruka mu mwanya wawe. Hagarara hano. Muhagarare hano mureba hano. Muhagarare. Mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi rimpamagara ngo nozwe n'amaraso yawe. Nditabye Yesu, ndaje mukiza, amaraso wavuye anyoza ntunganye. Dore ukonje nihebye, dore ukonje nihebye, ibyaha ni byinshi, byose ndabikuzaniye, nawe ubinkureho. Nditabye Yesu, ndaje mukiza, amaraso wavuye anyoza ntunganye. Mana data wa twese uri mu ijuru, se w'umwami wacu Yesu Kristo,
Imana yuzuye imbabazi n'ibambe ryinshi, itinda kurakara, ifite kugira neza. Uyu mugoroba wo ku itariki ya 7 z'ukwa 11 2023, ijambo wampaye nditanze nk'uko warimpaye. Mwuka wera yariherekeje, rigera mu mitima y'ubwoko bwawe, rigira ibyo ritunganya, rigira ibyo rikosora, rirabamurikira. None ngaba bahagaze imbere yawe, baraje ngo ubeze, baraje ngo ubababarire, baraje ngo batunganye mu izina rya Yesu. Bakubera abahungu n'abakobwa wishimira, bakubera abakozi wishimira, bakubera abana wishimira, bakunezeze. Haleluya! Kugira ngo iherezo ribayeho, impanda ivuze itorero ritashye, batajya guhabwa ibihembo by'imirimo bagukoreye. Bararirimbye, batuye amaturo, batanze icyacumi, bafashije abakene, baherekeje abashyitsi, bakoze byinshi, bariyirije ubusa. Mwami, bagukoreye bashonje, bagukoreye mu ngendo bagenda n'amaguru, imvura yarabanyagiye. Mwami, iyo mirimo ntabwo dushaka yuko ibapfira ubusa. Ndabasabiye ubwo bantumyeho, akaba ariyo ngiye bashimye ko mvuga aya magambo. Nyemerera mbasabire rwose imbaraga zawe n'imbabazi zawe bibakureho guhumana kose Satani yari yabanduje. Urakoze kubagiriye neza kandi kubagiriye imbabazi, kandi ko kuva uyu munsi Satani atazongera kubona icyo abaregesha, maze kuva uyu munsi bagendere mu bugingo bushya no kwiyemeza gushya, kugira ngo ibyo biyemeje ubashyigikire, ubatere inkunga, maze batambuke mu minsi basigaje kurama. Urakoze kubyumvise, maze bazumva impanda, tuzamuke tugusanganire. Uzabungiriye neza wose niduhurirayo hatabuze n'umwe. Niko Pawulo yavuze ngo kugira ngo ntaboneka ko naruhiye ubusa cyangwa ko nirukiye ubusa. Mwami, ndakwinginze ngo uyu mukumbi wadushinze, duhugura, ducyaha kenshi, duhana, uzaduhe kugushyikiriza amahoro mu bwami bwo mu ijuru. Uwo munsi uzaduhemba, uzadushimira, uzatwambika ikamba ry'ubwiza ritangirika, kuko tugushyikirije abo dushinze. Urakoze kubyumvise, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen, amen, amen. Moya wenye maji mazima kabisa, tutakusanyika huko kwa raha penye moto mwema sana. Tutakusanyika na Wakristo penye moto wa maji mazima, kama twaminie, kama kweli, kama hatufiche dhambi, kama moyo ni mweupe, tutafika mtoni milele. Tutakusanyika huko kwa raha penye moto mwema sana. Tutakusanyika na Wakristo kwenye moto wa maji mazima. Oh, haleluya! 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 Kama twamini Yesu, kama hatufiche dhambi, kama moyoni mweupe, tutafika mtoni milele. Tutakusanyika huko
Amen. Imana iguhumurize. Hallelujah. Haleluya. Uyu mugabo ni mumuho. Haleluya. Hallelujah. Imana ishimwe. Inyigisho zo kwezwa ni inyigisho zikangura itorero, ni inyigisho zitegura umugeni kuzasanganira umwami. Haleluya. Niyo mpamvu izo nyigisho iyo zije ziba zaregeye impamvu. Mu isoko ibohora twireba, mu isoko ibohora uja wireba, kandi yagize neza, yatubwiye ngo dutekereze, tugende dutekereze. Kandi izi nyigisho